ngiye ku giti cyanjye ndamwiyamye nk'umunyarwanda yaravuye inyuma ageragere n'ubundi kubera imyitwarire yazasubira 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 mwana ubikurikira icyo kirego kiri muri amugabo ntikizacirwa bivugiye ku Rwanda bivugiye mu Rwanda n'icyacirwa ni namurega mu Rwanda se okay muri Rwanda ntikizacirwa twikomereza ariko nimwe na rimwe ni namwe mutuma abantu bigira ibyo batari bivugiye ku Rwanda se oya bamvuguruze bacakire noneho mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko ntabwo navuze ko kanaka ari hejuru y'amategeko ariko icyo kirego ntikizacirwa kandi bivugiye mu ruhame n'icyacirwa nzavuga ntabwo nzavuga ngo mbaye imbwa nzavuga ngo nishimiye ko amategeko amwe namwe atangiye kubahirizwa amwe namwe harayubahirizwa harandi makeya atubahirizwa mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko mu Rwanda nta muntu ukomeye ngira na nyakwa president Republika aravuga ngo mu Rwanda nta muntu ukomeye uhari agakanye ese koko hari ibisambo byafunzwe birafungurwa bigomba kuraswa ese nta kindi gihano byahabwa bitari ukurasa sindi gushinja sindi kwemeza ndacyabaza aho kubera ko tudafite abo tubaza ngo adusubize mbarije ku Karubanda ngo ababasha gusubiza bazasubiriza aho bumva hakwiye bashaka kuzagusubiza rero baguhumbira ibyaha nacyo kizaba isubiza ryawe riranyobera ariko ngewe babikoze nka kuriya nge nasomye ira raporo ya Human Rights Watch ivuga ngo all thieves must be killed mbona ibintu biri kuba ahubwo biri kubungu ibyo nagiye nkurikirana oya ahubwo ubu nibwo byarabaga ahubwo nibwo turi kubimenya kuki izo nzego z'umutekano bazibona bagakangarana kandi bagombye kuzibona bakazibonamo kuba batekanye zibarinze nizo zamaze kubatera ubwoba ntabwo nta muntu utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo naryo bo baragiye babatera ubwoba bakoresha imbaraga z'umurengera iyo pandagari ya polisi paritse hariya abapolisi bagasimbuka bakatangira kunyuramo aho ngaho abantu barakangarana bikomeye cyane rero hari n'umushuti wawe ugutwaye muri ya modoka ya pandagari akwiherera ifute barahamagara bati baramutwaye ni nka ambulance urabona umuntu ambulance ya ifute none se iyo ari ribu noneho iparitse babasore bayo bagasohokamo ubabwire none ugasanga umuturage uri kuri Twitter arashaka kwigira umuntu ufite amakuru kurusha ribu akandika ngo ribu agataginga ribu na polisi ngo turabasaba kugira icyo mukora ngo nimutagira icyo mukora ngo imodoka ngo yaka kantu yakavuze izina ngo nzayimena akakanya ribu bwayo yakagombye kuba ari muri yomburu ya muntu reka kantu nkavugeho nabo muri ribu byumve neza kubera ko bashobora kubyazamo icyaha cyangwa ikirego mbanje kwasaka kubyumva neza icyo ngiye kuvuga igitangaje nuko abo ngabo uvuga ngo basaba ribu cyangwa bari abandika ubutumwa bw'urugomo bwakagombye gukurikirana amategeko bamwe muri bo ntabwo bari kure yaho ribikorera ntabwo bari kure yaho inzego zakagombye kubata muri bizikorera ndetse bamwe muri bo intera iri hagati yaho ribikorera naho bakorera n'urukuta rw'amatafari okay nukuvuga ngo n'urukuta rw'amatafari rweka neza icyo mvuze irabazi natwe ntabwo twamenya itabazi iki gihugu ntabwo ujya kumenya amakuru ngo nyamenye abo bene yo batayazi none se bro rimwe na rimwe arige tuvuga ngo tukora ibintu tukabikora buswa Shuti bakunzi bacu, shuti bakunzi ba Pax TV turabashimiye turabasuhuza kandi aho muri hose tujya tuti murahora koma namahoro. Uyu mugoroba ubu ndabona ndetse tugeze hafi masaa 2 z'ijoro ni ku itariki ya 24 ukwezi no kwa 4 Mata mwaka 2021. Twamanutse turatembera tugera muri studio za Ishema TV no twicaye ni kumwe na nyirayo nyiri studio nyiri kitangazamakuru Ishema TV uraho bwana Cyuma. Urakomeye? Komera cyane. Dukomerane. Rero tukaba tumusuye ngo tuganire nyuma y'iminsi mike habaye igikorwa nakwita ko gikomeye ndetse cyahagurukije abatari bake kigaragaza ko abanyarwanda bamaze gukanguka bamaze guca kenge bamaze kugira byinshi babona bakavuga kandi bamaze kugira ku rwego rwisumbuyeho rwo gusesengura. Aha turaza kureba igikorwa cyabaye ubwo bajyaga ku muyumbu turebe ko cyakiriwe turebe byakurikiyeho turebe ibyavuzwe nyuma yaho bamwe bavuguruza ibyo bavuze mbere no kubyajya cyakirwa muri society icyo cyose cyumura uri tayari tubiganireho
nge iteka ryose mba ndi tayari kuvuga ibyo nabonye, kuvuga ibyo nasubiramo mu buryo bugaragara, kandi nkavuga ibintu bifitiye inyungu rubanda. Urakoze cyane rwose. Nagize ni kare mwese badukurikiye rero dutangira ndakubaza amakuru yawe. Ubayeho ute, umeze ute nyuma ya rugamba rutoroshye? Urakoze cyane abakurikiye Pax TV n'abakurikiye Ishema TV n'abantu bagaciro cyane, ndabasuhuje abari hano mu Rwanda, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, ari muri Afrika y'Iburasirazuba n'umugani wacu wa Afrika, ku mugani Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, Aziya, ahantu hose hano muri turabasuhuje. Rero niba mukurikiranye gahunda za Ishema TV n'iza Pax TV, twizere ko nta kabuza muraza kugira ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Yero ngiye yumbajije ngo umeze ute, ukumva mvuga mba ndamahoro, ndashima Imana, nta kibazo mfite, ibintu byose ni munangi, ibintu byose niterebye, ni kakazi nyine, ni rwa rugendo rukomeye, yanzira y'inzitane, ibintu namahoro. Iriya nkuru rero wagiye gutara nari ntarayigeraho, nari maje kubaza ngo namahoro umaze kwisubiza. Utarayitara nabanje gushyira akantu kuri Twitter kavuga ngo hari umuntu warasiwe imuyumbu Rwamagana. Turi gukurikirana ibye ku mugoroba w'uwo munsi, ijwi rya Amerika rirambura inkuru neza. Bukeye noneho wowe uyizana mu buryo busumbyeho bugaragara, kuko byarimo amajwi n'amashusho. Hari igihe unanditse akantu kari Twitter nakoze bavuga bati nibyo cyangwa si byo tuzabimenya tubonye igisumbyeho nk'igihamya. Iyo umunyamakuru nka kuriya bagira usayikoze kuri Amerika akashyiramo amajwi amwe namwe abaturage, bamwe bati nibyo yego, ariko hari abandi bavuga ngo wabwira iki se ko ngo uri kuvuga atari umuntu ubonetse cyangwa wihimbiye ibintu. Ariko iyo haje amashusho ugushidikanya ko abantu kurashira. Iriya nkuru ni wowe wayikoze bwa mbere mu buryo bwuzuye burimo amajwi n'amashusho, ndetse bitari amashusho y'amafoto ahubwo amashusho agaragara video, kugira ngo ugire kira gitekerezo ujye gukora inkuru nk'iriya uzi ko irimo na risk, irimo nakaga wahura nako. Wabitekereje uti? Ngewe buriya muri rusange kamere yanjye y'ikintu cyabaye nkibona kiba, n'imboni zacu ndavuga kamera zikibona neza cyabaye, nta mpamvu yantera, nta mpamvu yo kuntera ubwoba kuvuga ikintu cyabaye, kuko buriya ikintu cyantera ubwoba ngewe ni ukuvuga ikintu kitabaye. Kandi ubwo bwoba mbugize sinaba nkigitangaje. Kwanza n'impamvu uzarebe, nta mpamvu umuntu yakanga kuvuga ikintu cyabaye kandi cyabaye. Ubwo utakivuze ntabwo cyaba cyabaye. So rero ngewe irankuru nagiye kuyikora, umuturage yarampamagaye, kuko ngewe akenshi na kenshi ndashimira n'abaturage benshi cyane baraduhamagara. Navuye mu rugo mfite amakuru, munsi biba yarampamagaye, nagiye mu zindi nkuru, ubwo ndi mu rugo nkurikirana ijwi rya Amerika, wenda mbone no kuvuga ngo hari ababyumvise kuri Twitter yawe bwa mbere bati ibintu sibyo, n'ababyumvise ku ijwi rya Amerika kuri bati ntabwo ari byo, cyangwa se birimo gukabya. Harimo no gukabya. Abantu nk'abo bavuga ngo no gukabya n'ubujiji. Eric bagiye ubusa ni umunyamakuru w'umunyamwuga, nge ndamwemera cyane rwose. Ni umwe mu banyamakuru ngewe hano mu Rwanda nemera, urumva ndamwemera 100%. Nubwo uko mvuze ko mwemera, hari abantu bigiye kurya. Hari abantu bigiye kurya batwite amazina, abo ngabo ntabwo bazabura. None se n'umwami Yesu cyangwa Yesu Kristo nkuko abantu babyemera, hari abatamwemera of course, ariko ngiye abo ngabo batamwemera ntabwo babura kubasabira umugisha. Natwe nk'abo ngabo batatwemera ntabwo tubura kubasabira umugisha, kuko ibyo bavuga n'ubucucu bwabo, ariko twe tubarusha imitekerereze n'imikuru tukabareka. Rero ngiye inkuru nayumvise numva niyo nanisanzwe mbizi, abaturage bamagaye numva ku ijwi rya Amerika, nanjye njya kuyikora, ndavuga ni ubwo yayikoze mu majwi kanjye kwigaraza mu mashusho. Kandi buriya inkuru kugira ngo yumvikane ikorerwa ubuvugizi yuko abanyamakuru bose bayikora. Iyo habayeho ugushyira hamwe kw'abarenze umwe, impamvu gushyira hamwe kw'abarenze umwe gutuma inkuru igira ireme risumbyeho, ntibibuza ko n'umwe yayikora ikaba ifite ireme ryuzuye. Ariko hanze aha bitewe n'uko abantu bafite udutebo bashyiramo abandi, cyangwa bafite abo ibitangazamakuru bizera, ngubwiye yakuzwe na kanaka igakora na kanaka niba abandi, bituma henda hari abatayizera cyangwa bakavuga ngo hari impamvu yakuzwe n'uriya ntikorwe n'uyu. Ariko ikozwe n'itangazamakuru birenze kimwe, ibitangazamakuru birenze kimwe biyongerera
kuko uwizera aba cyangwa ukunda aba akayibona na hariya akabona na hariya arushaho kuvuga ati ntabwo abantu bose bahurije hamwe guhimba ikintu guhimba ikinyoma ngo bagisiga ibara rimwe banagisigiriza bakimurike Kamubwire William birongiganirana bikafashanya kamubwire ikintu kimwe abantu babizi babyemere babifate nk'ukuri abantu benshi inkuru yaciye ku Ishema TV babazi karukuri inkuru yaciye kuri Pax TV cyangwa IREME News babazi karukuri inkuru yaciye ku Ijwi rya Amerika none byo abari uburyohe ibyo bitangazamakuru bitatu maze kubabwira nimwe bitangazamakuru bishaka kwisukira inkuru itakisukirwa n'umuntu wari wese ni inkuru ni bitangazamakuru bisohora inkuru babantu babandi bafite ipfunwe bafite ishyari bafite ukuntu biyumva atari ko bijyanye n'ibikorwa byabo bibaryo inkuru zo kuri ibyo bitangazamakuru bitatu ziraryana abari urusenda nyarusenda ariko izo ngizo ni z'abanyarwanda bakunda ariko se kuki abantu batinya kuzisukira kuki banga kuzikora cyangwa bavuga bati ndakoraho nk'ababwa biterwa n'iki kandi ari inkuru zivuga ukuri niba abandi bakora inkuru zo gushaka ibiryo none se yajya kuvuga inkuru y'abantu bamuhaye ibiryo hari abamuhaye akaryo hari abanyamakuru benshi nzi akora inkuru kora ko bamuhaye akana avuga ati se hariho n'umunyamakuru ntabwo urugero ariko ntamuvuga hanga aherutse gusaba akazi namwe ni urimbeho njye mvugisha kuri we urimbe ntabwo nagukoresha iyo agiye gukora inkuru hano amaze guhamagara meya ngo meya uko ngiye mu nkuru hano ngo turahahurira ngo meya ko bati ndi mu nama ngo reka ngo utegereze tuzajyaneyo icyo gihe nugende yuza ugiye gushimagiza ibyo meya shima ntuzaba ugiye gutara amakuru erega twe wowe ukoresha moto yawe imboni ya rubanda jewe nkakoresha ijwi ry'umuturage urumva ko ni ibintu byunganirana ahantu n'ingeze kamaragize yategereje meya ntaba kiri ijwi ry'umuturage cyangwa imboni ya rubanda abagiye kuba intumwa ya meya hariho n'abatangazamakuru bajya mu ntara yahagera ngo meya koko ngeze hano se ngo kabari restaurant ngo mfate iki meya gahita yabagara akavuga ngo umuntu mumuri ubwo rero ntabwo arabagikoze inkuru ubundi uburyo bwa hari n'uvuga ati ko ahantu mbona ntari ubashe kugerayo mwanyohereje imodoka y'akarere iyo utangiye kubwira ngo meya kohereza imodoka y'akarere ntabwo imodoka y'akarere azayiguha cyangwa ngo yohereze umumotari yizeye mu karere hari n'abajya bohereza imodoka za IO bashinzwe iperereza ubutasi cyangwa iperereza mu turere akaruza kumutwara ndabazi abanyamakuru nk'ato byabayeho uwo ayo ibyo giye kugaragaza birimo icyuho birimo kitagenda muri ako karere IO ashinzwe gufasha no kuba ibyo bintu bitagaragara isura nziza y'akarere izo nzego z'umutekano zishinzwe kurinda isura nziza y'akarere amanyanga yabaye mu udukosa twabayemo ntibashaka kutujyabona bakoherera abo ngabo bashinzwe gusigiriza nibo baje kutwara icyo gihe wamaze kugukinga igikato maso dusubiye inyuma kuri icyo kintu cyo gusigiriza byica itangazamakuru ni wowe none z'inyuma akavuga ngo Dieudonné ni igipinga ngo ni igipinga ngo Ntwari William ni igipinga ejo nabonye Twitter banenga ya wawundi ariko turaza kubigaruka oya ngenda namuvuga nge niko nteye ndamurondora kuko burano utamuvuze akenshi na kenshi hari igihe umuntu akuvuga nabo kamwihorera kubera kugira ngo mu managing kuko kuba tutavuga suko imitwe yaciri mu busa sibyo ariko nanone hari igihe akomeza kuvuga wacecetse babantu kube societe akayangiza akayikwangisha yayikwangishije rero usanga ufite umwanya munini wo kuzayisobanura rero yavuze nka kuriya uramureka ugakore ukamubwira mu bikorwa nose umuntu arajya kuri Twitter akandika ngo ndatabaza aratabaza mu ruhe rwigose karimbeho nk'abandi ngo ndatabaza ngo rwamagana ngo umuntu yakoze inkuru itariyo ugasanga n'umuntu areka uwakoze inkuru itariyo inkuru ni y'umuntu warashwe niwe nakora inkuru yindi y'ukuri igaragaza ko nta muntu warashwe of course ati hari abahimbye ko hari umuntu warashwe nta wigeze basanga hari abahimbye ko hari abantu bagiye gushyingura hari polisi hari daso hari RIB hari gisirikare hari NSS hari inzego zose avuga ati ibyo nta byabayeho nta n'umurambo wageze mu bitaro Rwamagana n'uriya wandikiye RIB avuga ngo arasaba umurambo nta byabayeho RIB ntihigeze yakira urwandiko iyo niyo nkuru yabigaragaza ko yakozwe mbere itariyo iyo umuntu avuga ngo umuntu akoze inkuru itariyo atagaragaza ibinyomozi yakozwe abashingiye kuki babyeyi babyaye bakobwa mwakowe kumva inkuru yagaragaye numva
umuntu akaza ngo yitwa nje nanamuvuga yitwa The Future TV ntago mwamamaje kuko ntago najya namamaza abapfapfa umva wumvishe ukuburyo yanditse ngo nyuma y'amakuru Cyuma Hasani wa Ishema TV yatangaje ngo twashatse kumenya ireme ry'amakuru akavuga ati niduhamagara Cyuma Hasani tumbwiye ko tubinyomoza birage ntago biri bukunde ubareka nisuriza aho ngaho muri Future TV n'izindi zose hari ibyo mwanyomoje hari izindi facts ndi butange muri kino kiganiro muzikurikire muzitega amatwi neza kugira ngo nazo muzadufashe kuzinyomoza umunsi muzazimunyomoza muzamuri kurushaho guha amakuru abanyarwanda kandi tuberaho kugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya amakuru yibera mu gihugu cyabo kumenya ibiri mu gihugu cyabo ntabwo dusenya turubaka nk'iyo tuvuze Jean Pax TV bisoma amahoro tugenzwa n'amahoro tuvuga gusa iby'amahoro iyi Ishema TV Jean Ishema murabyumva ntabwo ishema riza mu kaga cyangwa mu makuba naryo riza mu mahoro mu bizima reka nkubaze rero inkuru irakozwe uwumvise amajwi ya mbere iby'abantu bavugaga hari ukuntu basha kubona umuntu uvuga ibimurimo uko ubasha kubona umuntu uvuga ibyo yatekerewe cyangwa se ibyo yabwiwe nyine yashyizwemo n'ibyo se bamutekereye cyangwa se umuntu uvuga ibyo harubwirwa akaba ari kuvuga amabwire ibyo yabwiwe atari ibyo yahagazemo n'uvuga ibyo yabayemo muri psychology ni iryo somo nakurikiye muri kaminuza hari ibyitwa ijambo icyo umuntu avuga kiza ari icya gatandatu kugira ngo hari ibintu bitanu bibasha kugihamya bitagihamya hakabazamo gushidikanya hari geste hari reaction bibiri hari emotion bitatu hari sentiment bine hari mouvement bitanu ijambo rikaza rya gatandatu no kuva ko ibona afite ikintu ari kuvuga la parole ariko sentiment afite ubasha kumubonamo zitandukanye na sa parole hari igihe batarukuri iyo bitandukanye na mvumo ari gukora tuzajya mu ijuru agaragaza ukuzimu niba sinzire kuzimu kwasi cyangwa kuba hehe ariko kayitona ko agira ate ari gushidikanya reka ne kujya mu ndimi na ariko se bazo uvuge nkomereka gato niba umuntu yanditse ngo twashatse kujya kumenya ireme ry'amakuru Cyuma Hasani atangaza of course aburajyanye no kuyasenya ntabwo agiye kureba twagiye kumenya amakuru yimbitse ku byabereye hari niba twagiye kumenya ko Ishema TV yavuze ko ari umuntu wishwe twagiye kureba kuko uwo muntu hari twasanze hari cyangwa ntaho hari kuko inkuru ntabwo ari biriya byavuzwe inkuru ni nuriya muntu wapfuye bwa nyakwigendera twiringiye Imana Jean de Dieu kandi nabone rero kumubwira ngo aruhukire mu mahoro turamwibuka turamutekereza hari benshi twagombaga kuba twamukurikira hari benshi bagomba kumukurikira ariko niwe waba twese dutegurire aho tuzamusanga aruhukire mu mahoro wenda uziyajya akavuga ngo nyuma yuko Ishema TV ivuze amakuru ko bwana Twiringimana Jean de Dieu twageze dusanga Twiringimana Jean de Dieu ntawapfuye Twiringimana Jean de Dieu nguyu tumusanza twayigare bari kwabagaragaje inkuru niba ari kunyomoza bari kwabanyomoje icyo navugaga rero ibyo bari abantu bavugaga ari mu magambo ari mu mitekerereze ari mu ngiro ari mu kwinyagambura kwabo ari mu kureba ari icyo bita imbamutima zabo ibyo bavugaga mbere umuntu wese uzi kwitegereza yabonaga ko ari kuvuga ibintu bibarimo uwo umujinya ari kuritsira umuntu uri kuritsira akabivuga ubibona atari uko ari kuvuga ngo numvise avuga ngo abahaye amafaranga niko bavuze abo ba Future TV nabandi ntabwo twaje kunyomoza Future TV murakarama rwose mukomeze mutera imbere iyo mutera imbere nako tugatera imbere n'igihugu cyo gitera imbere ntabwo wataje kunyomoza ntabwo watangira kuriya ngo uzatera imbere hakiye mu biterwa n'ubateze imbere bariwe ngewe rwose ngewe baje bambabarira bampe n'amahoro ntabwo watangira kuriya ngo ushinge ikinyamakuru kubera event ushinga ikinyamakuru hano twajyaga ugasanga tujye nko muri press conference ugasanga umuntu afite iki kinyamakuru cyitwa ibitugu TV watawajya online ukakibura cyangwa cyekoreya nkuru cyagiyemo yonyine kikatajyanagurika yego ariko iyo kurikiranaga hariyo nagiye nkurikirana byagiye baho umunsi umwe ugasanga cyakoresha nka beje nka miliyoni nk'eshatu cyangwa 5 ni guki iyo nkuru ikoreshwa miliyoni 5 cyangwa 6 iyi minota 2-3 ese umuntu afashe indege akajya mu Burusiya gushaka fax byagenze biti twekwitinda twigarukira reka nkwereke urabona nko muri nkuru nabonye video hari umudamu yitwa uriya wavugaga ngo na 30 yitwa Uwizeye ikintu cya mbere ngewe ntabwo nikorota ko imuyumu hafu y'umuntu
umuntu yaramamagaye n'ubu ngubu uriya witwa Wizeye telefone ye muyange handitsemo inkuru Rwamagana numva ejo narakubwiye ngo ngongere umuhamagare umwumve niba akivuga ibyo yakubwiye cyangwa ibyo abwiye Voice ibyo abwiye Future TV ese mwaravuganye cyane ntabwo uramuvugisha ibyo ndabigeraho noneho ngenda muhamagara ndangira yanyobora tugenda ahantu arambwira ngo mpagaze mu isantere muri rompuwe yihara ku muyumba hafi y'akagari Kamure aranyobora njyana mu rugo bampa amakuru nari ndi mu mbuga buriya n'Imana ngira ibintu byanjye byose byabere kuri tele haba ikosa nakoze haba iki nshira hariya kugira ngo nteditinga yeditinze buriya koko ubwo yavuze genocide buriya yarambwiye ngo vuga ko ari genocide buriya yagikuyemo buriya iyo mba nareditinze hatarimo ikibazo kikibanziriza baba baravuze ko namubaza ngo bihanishira genocide nagize nafashe ibyo iriya televiziyo yindi dukonye no kwivuga amazina abayumvise ibyo washyiraho ngo mwaka 30 bigiye bikataka bigaragara ko babyitinze bihagije ariko byasubije inyuma kureba ikiganiro yagiranye nawe ngo ndebe ko ijambo yafashe rigiye rikase wenda ngo bigaragare ko baramusubirishije ngo aho wivuga ibi uvuge biri nabonye ari ibintu bikuru uyu mujyo umwe yewe rwose sinjya ntokora editing none nko gutokora mu kinyarwanda ibyo nashize hariya uri amahirwe nagize ni karakantu kumve neza iyo mba narakuyemo ikibazo cyanjye ubu kanya babandega ko namuhanishije barabwicanye hanisha na genocide none ikindi cya kabiri twaravuganye na interview bakoresheje uriya muntu wundi ntigeze na interview baramukoresha ngo Cyuma Hasani ngahanga interview ngabantu ngo binzererezi ngo bamayibobo uriya muntu ahubwo nakomeje kumurega icyaha cyo gutuka abanyarwanda ko zisoni ariko ngewe impamvu yavuze biriya nabamuhaye ijambo afite ubushobozi ariko bari abantu barimo barekeje hazaza h'igihugu kwirirwa umukurikirana no kumuhotera afite nta jambo namuhaye urabona interview namuhaye kandi noneho nta nahantu ashobora no ko yaratahiye umusuru wenda kubamubwiye ngo vuga ibi ngibi unamubwiye ngo Cyuma Hasani ngedeni waramubonye yaje ufata interview hano ahari yakuye akatambonye rero mu byukuri ikiza nge nkunde societe yacu y'abanyarwanda barajudginga yavuze ngo bamwambitse igitenge babonye ko yambaye igitenge higire mwero cya kiri cya televiziyo igerekwa n'abantu ngo muvuge ko mwishimira mufite akamwenyu mu mitima ya indigende n'abaho dupfukamunwa kugira ngo bagaragare ko bose twambara kandi duke tukiri dusha ndabizi zijya bikoresha ibintu binini kugira ngo hari televiziyo igenda bakabwira umuntu ngo genda hariya ngo usokoze ngo wipudre hariyo nzi igira ibyo bikoresho ntago twaje gusema televiziyo yandi ni imikorere yabo kandi nayo bahise mu myiza ariko natwe bareke kwinjira mu yacu niba dukoze inkuru zikabarya abashaka kubaha akaryo bakabwira ati musenye ibya Cyuma Hasani Diedone tubaha akaryo ariko nabara abantu babaha akaryo ndabanenga ni gute ujya kunyomoza inkuru yarebwe n'abantu 140 waruvuze ati ntago umuntu yakora inkuru ikwikiwe n'abantu 180 ngo ndajye kunyomoza hari abantu 9 reka ahubwo nsabira umusada n'umusanzu Future TV bantu mwese mudukurikiranye ntago natumwe kwamamaza ariko reka bakore publicité batansabye kandi batishyuye mujye kuri Future TV mukande like mukande subscribe mukande inzogera byose bityo bizabafasha kujya mumenya niba amakuru bashyiraho ari amakuru nkuru ari amakuru mpamo cyangwa niba ari ibicoce bagitemo imyenda icikaguritse ibicocero cyangwa simvuze ngo nibyo bakora ahubwo muzihitira mumenye aya ni amakuru nkuru na amakuru mpamo ese nudushwambagara batera biremo n'ibicocero nimwe muzihitiramo ijwi rya ndabizi bazarifata bari kuri barashyira handi ngiye mbasabiye likes subscribe no gukundwa kugira ngo abantu batazacekwa n'inkuru zabo babashe kwisesengurira bamenye bati aba baraduha amazi nyamazi cyangwa nibiroho muzabikurikira muzabyimenyera turakomeje ngenda bamamaje niba uzabamaza ibyo n'amahitamo yawe ibyo uvuze nibyo kuko iyo umuntu agufitiye ishyari nawe ukamugirira ishyari bivamo ikintu kitari cyiza ahubwo umuntu yagufitiye ishyari uramusapotinga umutera inkunga ukamwereka ko ibyo yakoze ntacyo byagutwaye ubwe aharyamye hariya umutima ukamucira urubanza umutima ukadiha ari yamye mu itanda ati yewe ati wa muntu nifuzaga ikibi wamugana nta kibi kimurimo umutima rero buryo rukiko rukuru n'umutima w'umuntu uyu mutima wacu uyu ni uducira urubanza tugira nabi tukagira nabo tugira nabi bakatwihorera cyangwa ukagira icyo tuvuga kayicira urubanza nanjye rero ndamubwiye ngo mwifurije
gukomeza gutera imbere ibishoboka byose azabigeraho ariko nyaboneka nakomeza kwirukanka inyuma y'intare yamusize azagwa ruhabo komeza kunyomoza ibyo abandi bakoze ajya kereye ibye bizamuke kuko muri no minsi abantu bakere innovation ngira ngo nabarabonye ko n'umwana bashyizwe na ministeri irimo innovation abantu bakeneye ibishya noza wirukanka ku bintu by'abandi nta kintu uzageraho kandi mu byo muri gukora byose mwongere ubumenyi ubushobozi munasesengure mbere kuko ni nkuru sesengwe ese ninjya kuvuga iki kintu rubandi rambonite ese abankurikira barambonite buri abantu badukurikira nibo bacamanza nibo batayewe ikinyamakuru nimbeho ikinyamakuru sinasoma inkuru yacyo iki sinasoma inkuru yacyo ariko nyaboneka mwishaka kugonganisha abantu urangiye biri bintu nabibonye nukunyangisha nukunteranya n'inzego z'ubuyobozi ngira ngo mwabibonye nabibwiye abantu namaganiye kure nitandukanyije n'abantu bashaka kunteranya n'inzego z'ubuyobozi abantu bashaka kunyangisha igihugu cyanjye abantu bashaka kunyangisha ubuyobozi ariko se kwangisha umuntu ubuyobozi erega ikintu njya mvuga hari igihe umuntu abwira undi akamwintesha umutwe ngewe nuko ngira amahirwe niba cyabasha kwinga cyane nabo ariko niba hari uteganya kumbwira ngo ne kumutesha umutwe nzamubwira ko nta muntu utumutwe yarawusanganywe wowe utanutara wigeze okay hari uguti cyo ufite ariko kuvuga ngo umuntu atumutwe wawe ututise ufite ntiwawuta gutanga urugero abantu bajya bavuga ngo umugezi amazi ahantu hari temerere bitera isereri nta namwe ndanyura ngo ngengire isereri nanyura haresha hata hari metero 800 munsi nanyura hari igiti kimwe cyangwa se ari ku mugozi nanyura ku mazi cyangwa ku nkombe cyangwa ku rusinga nta sereri ngira sereri ntabwo isuka mu mugezi ibiri muri wowe ni ukuvuga ko ntuzavuge ngo ahantu nanyuze hatera isereri ahubwo isereri iri muri wowe ubona ari ibiryo byanguye nabi kandi hari undi bitaguye nabi ubwo iyo nabi yaturutse iwawe muri yo imbere ahubwo twakomeje twikomereza kwangisha abantu ubuyobozi bwangisha abantu uti reka mbaze iki kibazo namwe mudukurikiye muratanga comments hari hasi mubisobanura ese mu minsi ishize niba hari urwego rw'umutekano hano mu Rwanda rwubahwaga n'ubu rucubahwa ruzakomeza no kubahwa ariko rimwe na rimwe rukora utuntu dushobora kuzamo agatutsi ariko reka kubari ngiye umucamanza abadukurikira baraza kwicira urubanza hari igisirikare hari RIB hari polisi ni inzego eshatu izo butasizo izo ntizinagaragara ariko kera yahoze kwa Rwanda Sûreté ubu ngubu yasimbuye na NISS iyo ngiyo ikaba yarasimbuye yitwaga Rwasure ariko reka twe kujya mu bya security ndi kuvuga hari igisirikare hari RIB hari polisi muri izo nzego z'umutekano ari wowe uri hano mu Rwanda urabibona ko abaturage bazama amanota no ko bazishimira aba bahita bakavuga ati aba baje kuducungira umutekano urufite amanota mbere n'uruhe ari abari hanze ya gereza n'abari muri gereza wabayemo barazizi bose urageranya kumuzana ati urwo bahamanota ko wawungira umutekano uruhe ngewe urwo naha amanota sinzi ni igitekerezo cyanjye ntibaze kubindinganyiriza ngewe igisirikare cy'u Rwanda nagiha amanota pe nagiha amanota ko gikora neza cyane ni cyane ariko nanone nubwo ari cyane yuko kitabonana n'abaturage cyane polisi amakuru amanota yagabanuka kubera ko birigwana n'abaturage birigwa bahanganye n'abaturage tutarajya ku mutagaragara hanga turabihuza ko igisirikare gifite amanota mbere iyo babonye umusirikare atambutse hariya yaba yambaye imyenda ya gisirikare ahetse imbunda cyangwa ntahetse yaba ahetse imbunda ziremereye cyangwa izoroheje niyo yaba yambaye amagrenade mu wose nta musirikare ujya mu matiko baramubona bakavuga bati uyu ni umutekano wacu urinzwe iyo umupolisi atambutse babibona bati abantu benshi bamwishisha kuko abapolisi usanga bamwe bari muri za vuruguvurugu zo babona n'abaturage kandi iteka ryose ikintu cyose akazi ukora gabona n'abaturage kazamo ibibazo uzarebe no mu Rwanda ministeri uri kujya ku mpamvu reka impamvu tuziretse baraza kuri duhara hasi turi kureba abaturage mu bati twabonye kwisirikira avuga ati umutekano wacu urinzwe igipolisi uravuze uti bazana mu kwishisha harimo abona ko umutekano urinzwe yego ariko hari n'abandi wenda reka mpindiro gatoya iyo imodokari ya military police ihagaze hariya bakavamo bakitambukira bagatembera abantu barakangarana
rimwe na rimwe ntago bakangarana. Iyo pandagari ya polisi paritse hariya abapolisi bagasimbuka bakatangira kunyura aho ngaho abantu barakangarana bikomeye cyane. Uzari libre rero hari n'umushuti wawe ugutwaye muri ya modoka ya pandagari akwiherera ifuti baramutisha amasige barahamagara bati baramutwaye ni nka ambulance arabona mu ambulance ya ifuti none se iyo ari libre noneho iparitse babasore bayo bagasohokamo baratinya noneho cyane abaturage baravuga bati umutekano wacu warinzwe cyangwa baravuga ngo yabaye baratinya baradutwaye birarangiye badukozemo ariko buriya izi mpamvu ishize ya modokari batarabica amazi mvuze abica amazi ndavuga ababishinzwe hari modokari yajyagiza bambaye nk'abagiye ku kwezi ije gutwara abaketsweho coronavirus abo mvuze babiciye amazi wenda babarire niba nkoresha ijambo ritari ryo ariko uhamagara ku 114 ya nimero bahamagaragaho bavuga ngo ndi gukorora mfite umuriro mfite iki mu minsi ya mbere ukwezi kwa 3 kwa 4 kwa 5 2020 imodoka yamanukaga iguruka ifite n'abapolisi hafi aho ngaho bakaza batabaye bambaye nk'agiye ukwezi n'iki ariko ubu ngubu urabahamagara kugira ngo ujya kubitara ngo biri hafi aho ngaho bakuvure ariko iyo modoka yari isigayiza umuntu yayibona inyuze muri quartier buri wese agafunga umuryango kandi ubwo cyagiye byari bikaze wumva uko abantu baba babi basinzi ni ku buryo banatekereza cyagiye byirukankaga cyane yuza gukora inkuru kavuga ati bari gukoresha imbaraga z'umurengera baba baragufunze none babikoreze babishaka sava igihe cyagira barabyifunze barabyigabanyiriza none se kuki ribu abantu bayibona bagakuka umutima kandi ishinzwe kubafasha gutekana kuki polisi yitwa pandagari ihagarara hariya abantu bakayibona bivuze kubera ko mu byo bagushinja ngo uri kwangisha abantu ngo inzego z'umutekano ngo kwizituka nabonye wavuze ngo azamenagura ngo imodoka yanjye aka kanya ahubwo uriya wita Geoffrey Tumiga turanamuzi ndamuzi nanjye twirirwa tumushyira ku karubanda arigize turamuzi twese namwe muramuzi ushaka kujya rikasta byandika ariko twe twanze kumuvuga bitari kumutinya twanze kumwamaza ko ntacyo twamamazamo ahubwo noneho hakaza abo ngabo bose kuki izo nzego z'umutekano bazibona bagakangarana kandi zakagombye bagombye kuzibona bakazibonamo kuba batekanye zibarinze nizo zamaze kubatera ubwoba ntabwo nta muntu utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo naryo bo baragiye babatera ubwoba bakoresha imbaraga z'umurengera muri ibintu bya covid n'ibindi bituma abaturage babatinya none se umuyumbu wavuye hari muri ya murehe none mu kagari ka murehe ubu uko babonaga abasirikare batambuka batingabo zacu ubu ni babanyuramo niko bose bazajya bumva bahumetse cyangwa harimo bazatangira kubona nka pandagare ihagaze abantu gasimbuka bava mu sindi buvuga ko ari muyumbu yose ahubwo abantu babonye ira skandari abantu babonye ira skandari mu Cyarwanda n'ishyano abonye ira shyano rigwa okay abantu babonye biriya biba bazayitinya ariko nanone abatarabibonye bazakomeza bikundi ariko kandi ngiye cyo nakishimira nabwira abantu yuko batatakariza icyizere inzego z'ubuyobozi ahubwo bakagombye kuzereka aya makosa yabaye n'izo nzego biba byiza buriya zibegeye kandi umuntu umukozi yakoze ikosa turabisabira imbabazi tugiye gutanga ubutabera gutya nibyo byari kuba byiza naho buriya kubera baragiye bakicecekera bigiye gutuma uriya muturage aguma hariya bimugumemo abifata ukundi kandi buriya ni nacyo kintu njya mvuga mbashinja abantu bashinzwe communication muri izi nzego bajye batanga amakuru niba Ishema TV yangu kanaka yaburiwe irengero yashimuswe witavuga uti kanaka ntabwo yashimuswe arahari nimutagira icyo muvuga bizakomeza kujya mu mitwe y'abantu ko abantu bashimutwa numva rero nabiriya afite bamwe mu nzego ndi ku muntu umwe uri mu rwego rwa OGS sinigwa mvuga izina rye wavuze ngo oya ngo mujye muwareka bavuge ngo nta mpamvu ngo yo kubinyomoza ngo ahubwo ngo babivuge cyane ngo bigende ngo nazamunestiza ibyandike na Human Rights ibyandike nizimara kwandika kanaka tumugaragaze ngo kugira ngo abantu babone ko izo nzego zikora ibintu by'ipapirano zira nzego zirakora ntabwo munesti cyangwa maneti abatabizi mbabwire zirakora ntabwo zipapira ntizihimba ziramanuka zikageraho ikintu byabereye zikabikurikirana si ngombwa ko buri gihe ziza zambaye ibyako ariko sinzi niba ari iyo mitekerereze sinzi uko ni wabiyungiye n'umwe mu bantu bakomeye muri urwo rwego arakomeye ariko usanga
areka kuba mu rwego rukomeye ntibivuze ko nawe ukomeye oya ni ibintu bibiri bitandukanye none kandi wowe atanga amakuru yuko bakora kandi wareba ibyo bakora ugasanga niko babikora none kakwereke ahubwo we yakagombye gutanga amakuru kuko amakuru naba menshi nakomeza kuba menshi mu mitwe y'abantu bizaba bibaye ikibazo turiho inyigo turiho turacyari Muyumbu hariya mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba umurenge no wa Muyumbu akagari ka Murehe noneho tumanuke tujye hariya niho habereye icyo turi kuvugaho twagarutseho twaratinzeho bitaruko turi gushaka kuzamurukana tudashaka gushinyagurira abanyakwigendera ndetse tudashaka gusaba ngo aruhukire mu mahoro twinjiye Imana Jean de Dieu twongera no gukomeza guha condoléance umuryango we nabe umugore we n'umwana asize bashiki be n'abandi bavandimwe be barimo batangiye kumwihakana ku mpamvu tutari bwinjiremo zizwi n'ababategetse n'ababakanze n'ababahatiye kumwihakana bivuze ntikanga bisubira mu mutagira ngo hari ndavugishijwe ni impamvu tutazi zarizo zizwi n'ababakanze n'ababategetse kwivuguruza n'ababa reka nducumbikirizaho icyo mvuga aha ngaha izo nzego z'umutekano twabonye ko zirakora kandi zirakenewe ariko inzego z'umutekano mwe muzikuriye mwituma ikosa ryakorwa n'umuntu ku giti cye ryitirirwa urwego ese ko kurasa kwabayeho mukamubizi ko kwabayeho niba wabikoze yarabikoze ku nyungu ze bwite kubw'umunabi afitiye wenda twiringiye Imana kubw'icyo baba bapfa cyangwa se kubw'ubuhubutsi kuki ubu ngubu atakwitwa ko yabikoze kubwe ariko urwego ntirwisiga icyo cyasha ngereka mvuge iki gitekerezo yanjye kuri ngingo uvuze uriya muntu warashe uriya musirikari warashe uriya mwana yaramurenganyije yabikoze ku giti cye kuko uriya muntu ntabwo yari kurwanya igihugu ntabwo yari kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko wenda tuvuge ngo yabikoze ku rwego rwo kurengera igihugu ntiyaragiye kwinjira muri sako wenda ngo yabikoze mu rwego kurengera abaturage babikije muri sako uriya muntu yabikoze ku giti cye wamurashe ntabwo yamurashe mu nyungu z'igihugu ntabwo ari mu nyungu z'igihugu rwose ni nicyo mvuga niba wamurashe ataramurashe mu nyungu z'igihugu si umwanzi wambukanaga katiyusha mine si umuntu agiye gutera kuri banke si umuntu aruteye ku rugo uteye isoko ngo nta kitero yaragabye iyo ndetse afatirwa mu cyuho aho ngaho bavuga ngo yaribaga izo Macadamia turaza kuzigeraho iyo afatirwa mu cyuho ufatiye mu cyuho abasha gutambamirwa gukora ikibi harimo no guhutazwa igihe bibaye ngombwa hari igihe umuntu ahutazwa abuzwa guhutaza ese basanze ahutaza bamubuza guhutaza kuko iyo bamubuza guhutaza ntabwo ujya gusaka wanza kujya mu gashyamba ngo abariho bajya kumuriza guhutaza sesengura iki kintu ibintu birabaye umunyamakuru abikoze agaragara ibyo abaturage urwego ntirushaka babantu muri rwego ntirushatse kuvuga agutanga amakuru kuri icyo kintu uhita wibaza icyo kintu kuki batakivuzeho reka ribarize umuvugizi w'ingabo ndabizi mu magana ko azanyitaba mubariza ahangaha azasubiriza ahandi wenda mu itangazamakuru byabo cyangwa azanicira yabindi byitiranwa na cya kindi kiri hano kuri isaha ubwo rero ntabwo nzi igihe azabisubiriza ashobora no kutabisubiza cyangwa akabisubiza mu bundi buryo cyangwa akabisubiza mu bitangazamakuru bumva ko ari byo mu bitambutse amakuru ko bikurikirwa cyane ariko nkwibarize umuvugizi w'ingabo nyakubahwa umuvugizi w'ingabo ese niba uwarashe ibyo yakoze byaba byarakozwe mu nyungu ze bwite cyangwa se mu buhubutsi bwe bwite cyangwa ku mujinya wihariye yagize kuki mutagize ubutwari bwo kuvuga ngo ibyo yakoze ni amakosa ye tuzakurikirana cyangwa se ibyo yakoze byari bikwiye ariko ntabwo ari misiyo si ubutumwa yahawe n'ingabo kuki ingabo zose zihaguruka minisiteri y'ingabo imodoka z'abajenerali imodoka ama-escort atabarika akajya hariya agiye gushyigikira kudefanda hari ikigo cya gisirikare cy'Irwezi cyose uko cyakabaye niba nta kigo cya gisirikare nakita position militaire sizo kunabyita ariko cyose uko cyakabaye gishyigikiye iraswa ry'uriya ese bose bari babirimo kuki nyakubahwa umuvugizi w'ingabo n'abandi mufatanyije akazi niba uwabikoze atarabikoze mu izina ry'igisirikare kuki habura icyo kintu cyo kuvuga ngo ibyakozwe umuntu yabikoze ku giti cye n'abantu bagatuza bagatekana ntibakomeze kuvuga ngo igisirikare cyatwiciye umuntu iyo ari umuntu ubikoze biravuga ngo umuntu yatwiciye umuntu uwo ni umuntu ku giti cye umupolisi yarashe umuturage
uwo ni umupolisi w'ibitiki ariko iyo byiswe mu gipolisi cyangwa igisirikare kubera ko inzego zinumiye kiba ari ikibazo ubutumwa bwanjye nzi ko bwageze iyo bujya murakoze cyane kandi agushimiye muvugizi w'ingabo dukomeze ikiganiro cyacu rweze ukiri aho kuri ibyo bintu bavugaga usaba umuvugizi w'ingabo reka dusesengure turebe mu binyejana bishize no muri leta zunze ubumwe za Amerika no muri za Israel hari igihe systeme igera bigasaba guceceka ashaka kuba yaracecetse kubera ko systeme igezweho muri iminsi hari n'igihe kigera systeme ikavuga ikaba open ntago ari hano mu Rwanda gusa ni mu bihugu bitandukanye nagiye nkurikirana amateka yabyo systeme igigira igaceceka wendi iyo umunsi iracecetse noneho hari n'igihe systeme igera ikavugana nabo ikavugana n'uwishaka sava ariko se bajye banatekereza basengure bamenye ko na yindi badashaka hari abayikurikira banayikunda nayo bayiha ubwo butumwa rero none ikindi kintu nangiye kubwira iyo urebye nko kuri Twitter yura mugabo wavuze ngo arasaba RIB kugira ikikora nge ndahamya ko RIB iyoborwa n'umugabo ufite ubuhanga mu bya intelligence ukomeye cyane ni umunyabwenge arashishoza turamusuje retired Colonel General Hunga no muhanga pe none yibaze yarambwe umunyeshuri retired ariko ubwo ndabyubahirije ubabwire none ugasanga umuturage uri kuri Twitter arashaka kwigira umuntu ufite amakuru kurusha RIB akandika ngo RIB agataginga RIB na police ngo turabasaba kugira icyo mukora ngo nimutagira icyo mukora ngo imodoka ngo yaka kantu yakavuze izina ngo nzayimena akakanya RIB ubwayo yakagombye kuba ari muri yomburu ya muntu reka kantu nkavugeho nabo muri RIB babyumve neza kubera ko bashobora kubyazamo icyaha cyangwa ikirego mbanje kwasaba kubyumva neza icyo ngiye kuvuga igitangaje nuko abo ngabo uvuga ngo basaba RIB cyangwa bari abandika ubutumwa bw'urugomo bwakagombye gukurikirana amategeko bamwe muri bo ntabwo bari kure yaho RIB ikorera ntabwo bari kure yaho inzego zakagombye kubata muri zikorera ndetse bamwe muri bo intera iri hagati yaho RIB ikorera naho bakorera n'urukuta rw'amatafari okay no kuvango n'urukuta rw'amatafari rweka neza icyo mvuze irabazi natwe turaba ntabwo twamenya itabazi iki gihugu ntabwo ujya kumenya amakuru ngo nyamenye abo bene yo batayazi none se bro rimwe na rimwe arige tuvango tukora ibintu tukabikora buswa none se umuntu niba yanditse kuri Twitter ku Karubanda ababwiye isi yose ngo nimutagira icyo mukora ngo birahuri by'imodoka nzabimena hari abantu bakurikiriza imbuga nkoranyambaga batavuga banotinga bagashira hariya birabina aragenda bishire muri ya raporo umuntu aravuga ko Karubanda kazagira kanaka nabi inzego zibishinzwe ntizikora hari akavido bamaze iminsi batambutsa sinde bivuga ibyako hari n'undi muntu wavuze ngo yafata igice cy'abanyarwanda cyose akagitwika aramutse abaye perezida ibyo warabibonye warabisomye nubwo wari uri hakurya muri ya kaminuza nziko ayo makuru yose mwabona nziko byose mwarabisomye abo bantu RIB yarabavuze RIB abantu yakagombye kubibafata ikabafunga ikabaryoza icyaha nk'umuntu akitonda akavanga aratabaza numva nge ntago ninajye ku gatomo ndahira ubu yakagombye ko ari muri igeze uretse ko ngewe ikirego namaze kugitegura maze kumamagara ka telefone amwihanangiriza ndabwira ibintu urimo ibintu wishoyemo ntago uzabivamo mfite amajwi turavugana simutinya ubu ngubu ni usigaye ntinya sigaye muhamagara nkakoresha n'indi nimero yakuva kandi agahita nkopa amajwi yose ndafite ngira maze gutegura ikirego hari abantu babereyeho gusebya abandi kandi noneho agasebya undi muntu atite ku buremere bw'igihugu tukorera none se niba ari wo murongo yahawe niba ari ku kazi yahawe kandi agashoboye niba ari ryo gaburo ryo niba ari yo mbeheye ubwo nubimubuza ku nufata imbeho kayubika n'umuhemukiye wamuretse akirira gahawe ndamugeze imbere y'ubutabera ngewe kuko biriya bintu arimo hari umwana ubikurikira icyo kirego kiri muri amugabo ntikizakirwa mbivugiye ku Rwanda bivugiye mu ruhame n'icyakirwa ni namurega mu Rwanda se okay muri Rwanda ntikizakirwa twikomereza ariko nimwe na rimwe ni namwe mutuma abantu bigira ibyo batari bivugiye ku Rwanda se bamvuguruze bacakire noneho mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko ntabwo navuze ko kanaka ari hejuru y'amategeko ariko icyo kirego ntikizakirwa kandi bivugiye mu ruhame n'icyakirwa nzavuga ntabwo nzavuga ngo mbaye imbwa nzavuga ngo nishimiye ko amategeko amwe namwe atangiye kubahirizwa amwe namwe harayubahirizwa harandi makeya atubahirizwa mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko mu Rwanda nta muntu ukomeye ngira na nyakwa president Republika avuga ngo mu Rwanda nta muntu ukomeye uhari agakanye se to ndahira akomeye kurusha Pierre Ndabiha umuremyi erega nubwo bavuga ngo akomeye se kurusha to mu by'abagamba twe kujya mu mazina cyane kugira ngo tutagira n'imitima n'imiryango dukomeretse baratubabarira batwihanganire ntago tugambiriye gukomeretsa ariko nubwo perezida wa Republika avuga ibyo ngibyo akavuga ati
nta ureje amategeko erega ngo umwami ntihica rubanda yego zitukwamo nkuru kuko uri hejuru umutwe n'ububazwa byinshi ariko ese ugira ngo menya byose uzi raporo muhazi ibinyoma kuntu ari amatoni n'amatoni ya raporo z'ibinyoma nawe yigeze kuvuga ngo baramutekinika cyo mukundira ababizi barabikora kuko ariko akavuga ati nakwigerera hose wigeze kuba inzira sha bayitwitse bacanye umuriro bapanze n'abazayitwika n'isaba bazayitwikira n'imodoka izajya kuyizimya yateguye uburyo izageraho ijya kuzinya ibinonko no urugero ntanze simvuze ngo byabana niba aho byabaye abadukurikira baraza kubitwereza kahari hasi muri comment ese niba inzu muri urwo rugero ndi gutanga reka mpimbe umugani nciye umugani uvuga ngo inzu igiye gushya ngise ko igiye gucya kubera ko igiye izahira kirazwi umunsi itariki n'isaha ibizayitwika byateguwe uzayitwika azaba hari amasaha ngahe na mbere hari n'abazamufasha kugenzura ko nta kindi kiri bwangirike mu bitagomba kwangirika ko hagomba kwangirika gusa ibyategaje kwangirika ndabibutsa ko umugani ndi guca mukomeze kuki umugani wanjye natangira nuko nibagiye kubanza ngo kera habayeho ubwo rero igihe cyo gutwika kirageze cyangwa cyo gushya kw'inzu irahiye iragurumanye abagomba kuyizimya baza uburyo bitewe no kuba bamenyeshejwe n'urwego rwize neza ngo aha wenda harashya amapine cyangwa harashya ibinibi ibya nyuma bishya mu minota 20 cyangwa 30 muze kuza mu minota 45 muzinye ibinonko abagomba kuza kuzinya ibinonko bakaza bakabizimya yanzu wenda imaze n'ibyumweru bibiri nta muriro igira raporo zamusiziye mu shorishori ku mutware ku mwami w'icyo gihugu zivuga ngo inzu yatwiswe n'amashanyarazi menshi kandi wenda aho ngaho niba hari ikintu kinini basha gucana ni radio ni agatadoha nikakibaho wenda ni radio ni telefone basharija amashanyarazi abaje kwitwika iyo nta naho tutansiri hafi aho umutwara beshywe ngo hatwitswe amashanyarazi cyangwa haturikiyemo gaze ari no mu cyaro kitazi uko gaze isa azabajya kubabaza ngo mumbwire gaze yageze aho ngaho ryari muri raporo zafatamo ko wenda amashanyarazi harimo installation y'amashanyarazi wenda yongera imbaraga mu gukora amashanyarazi ariko se azamenya ko hari abantu bapanga gutwikira abandi nibyo nakubwira ntabyo azamenya rero hari igihe abantu avuga ati nta uri hejuru y'amategeko ariko abica amategeko barimo bamuha raporo bakaba bayangiza bamwe muri bo si bose tugaruke rweze navuze ko nibutange facts yamuvu natumiye babandi banyomoza kugira ngo bari hano hafi ira kesi y'Rwamagana mfite ukuntu agiye nyikurikiranira hafi ejo nibwo nakubwiraga nti ese nta kuntu wa telefonera mugore nashatse kumuhamagara uriya Wizeye yitwa Wizeye nge namuhamagaye ejo utaragira aho ngaho kuki nakubwira ngo muhamagare nuko nararebye ndavuga nti nimuhamagara arahita agira imitima ibiri either uyu ni umunyamakuru ushaka kumenya kuri nyakuri cyangwa se uyu ni umwe muri babandi bari kunkanga no kuntera ubwoba bituma tampa version nyata makuru nyayo nakubwira wowe kwera ko kuzijwe igihe ararizi musana muvugana ongera umubaze bumve niba gihagaze mu byo yakubwiye mbere niba gihagaze mu byo yabwiye abanyomoza ijambo n'iko sharibereye cyangwa se niba afite undi murongo wa gatatu mushya byagenze bite nge namuhamagaye kuri telefone aranyita bari kuri moto ndamubwira Wize bite ko nge nyita bro ariyo yitajya ngo bite bro ni byiza arambwira ndamwire se Wize ko wagiye kumbeshyira bira bintu abikuye ngo yewe ngo wa muntu ngo mujye mwihanganira abantu ngo nanjye ngo nabitegetswe urumva ino se kugira ngo ujye kubivuga ibyo bintu ayo mafaranga vuga ngo naguhaye wakerekana nayo guhereye ese nyaguha hari abantu bari bahari ariko avuga ko ngo wari wayamwemereye ntabwo yavuze ko yamuhaye wenda aracyategereje ategetse gute nyamwemera gute muri rwego urumva ngewe aramwe ndakuvugisha mvuye kuri moto namenya amakuru ko atari kuri moto bwaragiye kubaza abantu ngo wamunyamakuru ko ari kumamagara ngo muhamirize ko ari yamwemereye none icyo nakoze hari umubyeyi witwa Mukamuna na Innocent umubyeyi w'imfura cyane nakunze ni umunyakuri Future TV nongere batume dore mwiyemeje gutuma cy'abanyarwanda munyomozi byavuzwe mu gitukuri mugende mudushakire madame Mukamuna na Innocent umubyeyi w'imfura w'umunyakuri niwe wandikiye RIB
mumubaze muti uru rwandiko bakubeshya wandikiye RIB ko twageze muri RIB tukarubura uru rwandiko baguhimbira nararusomye ejo bundi warumvise nararusomye rwose ko rwakabaye biriya bintu baguhimbira wigeze ubyandika urabizi ese wigeze usaba umubiri w'umuntu wanyu umunsi Mukamana azavuga ko nawe yahawe amafaranga kugira ngo yandikire RIB kugira ngo ahimbe ko ari umuntu wawe uri mu bitaro bya Rwamagana najye muzaze mu bitugezeho tumenye ko nawe yahawe 2 cyangwa 30 murakoze cyane turatumye kandi tubashimiye kudutumikira mwe Future TV nabandi hanyuma rero Mukamana nawe warugeze Mukamana ndamuhamagara nkumva ndamuhamagara ndamusuza cyane muhamagaye igihangane arambwira ngo ntabyo narinzi mwohereza za tweet kuri Twitter aranyihamagarira ati aho turi umuntu yarasaze arebirondora ati se amafaranga wayamwemereye ni wowe wishuriye muntu wayamwemereye muri rwego ko twari tudahari kandi nge tuvugana cyane byagenze bite ko umuntu yasaze kari byo yashizwemo ngo bavuze gusa ariko byo kumugira umusazi wa undi windera ni nko kuvuga hari gutumwe cyangwa se numva none turaganira kuvangirwa by'akanya gato turaganira yarambwira ati yewe aterega buriya ati buriya bari abantu bakojejwe n'isoni babona ibintu wabikoze bari gushaka uburyo kugira ngo barebe ko basibanganya ibintu atari ko nundi bizabakoraho kuko ibyabaye byarabaye noneho nyuma yaje we nawe kubwira abandi bantu batuzi ko umunyamakuru wadufashije wize yamuhimbiye ibyaha uwo muntu namenye ko umuntu agiye guhamagara abantu yitabye telefone ntazi yitwa Nibari Venias Uwimana Venias wamamagaye no komeza kuvuga amazina yabo nabo barongera batere ubwo babagaho igitero erega hari inzego zifite amafaranga ameneka turano dutero shuma ni shuma kuri wowe rero dutero shuma ariko ukigabwaho atarigeze avugana n'urwego rurenze daso cyangwa rurenze irondo ry'umwuga akabona colonel aramwihamagariye cyangwa commission of police runaka aramuhamagaye uwo muntu niba tugite igiteroshoma bro nta mukomiseri zira modokari zari zabande zari zaba kapiteni cyangwa amajoro bro kamubwiye nta mukomiseri urabetse baze mvuga ikintu nta mukomiseri wajya kuvuga ngagiye ngahagurutse Kigali gagiye kureba ireme ry'amakuru cyo basani de données umusivile guhamagara umuntu nk'uwo cyakoze ashaka guhamagara ngo ngarakabwira izo nkoma amashi z'abanyamakuru ngo mujye kubinyomoza ariko kubinyomoza twebwe ntago icyo gitero kinabayeho ntago cyagabwa na caporal cyangwa na lieutenant cyangwa na sergeant kiva hejuru mu senior officers okay ntago nanjye kuvuga ngo ni kombi cyangwa iki ariko hari coordination ikintu kiva kibasha kwinjira mu ifasi y'ingabo cyangwa ya polisi kikajya kugena imikorere ntago kiva hafi aho ngaho muri komande ya gisirikare abizi kundusha ariko hari baba sinzi ibintu abantu basobanukira by'igisirikare sinzi ko imikorere yaba ari myiza nizere ko wenda ari nk'udutotsi tuba twajemo bakadutokora abantu bakabavanamo bakaba izindi nshingano gutyo bakajya kuba andi makosi kuko simpamya ko umusirikare nyawe umupolisi nyawe ashobora kubwira umuntu ngo genda uvuga ibi ababikora yaba ari umuswa ari umusirikari hari umuntu wajya gutera urwenya ngo hari abajenerali mu myambaro ntabwo yavuze abariho uwo muntu cyekaba ari umujenerali mu myambaro atari umujenerali mu bwonko no mu bikorwa kuko ararwaniye igihugu nta muntu arwaniye igihugu ndashaka gato hari icyo uvuze ngo abikora yaba ari umuswa mbivuge n'abatwumva batarajya kure cameraman wo mari ndagiye kumusaba turi muri studio ya Ishema TV na Sonic gato kamera ageze ku muryango iri bara abantu barabona ko ni ibara ry'umukara ntabwo ari uko wahisemo kugira urugi rw'umukara niyongere ahindukiza kamera gato tujye mu ruhande rw'ibumoso muri ranguni wenda yonyine iri ranguni naho harimo amabara y'umukara arimo ibi bimira umwuka cyangwa amajwi aturuka hanze wagarura aha ngaha wenda cameraman Omar turamusuje ari imbere yacu ni wundi nawe ntiyari yorohewe ejo bundi naramuhamagaye ndiko reka ibyo turabigaruka wenda none kuki amabara y'umukara ntabwo ari amabara meza yo gusiga mu nzu imbere ariko kuki ari umukara se hari ukuntu umukara umira amajwi hari ukuntu umukara ufite hole yawo hari ukuntu hari impamvu ibingibi ari ibintu bimeze nk'ama eponge kugira ngo bimire amajwi aturuka hanze ye kwinjira muri studio hari icyo rero uvuga ngo aramutse abikora byaba ari ubuswa none se
misiyo yahawe ari ubuswa bufite icyo bugamije wamwita umuswa cyangwa n'umuhanga wo gukoresha ubuswa yahawe kugira ngo agire icyo ageraho. Ariko niba yarahawe misiyo y'ubuswa azasarura ubuswa. Iyo uhaye misiyo y'ubuswa ukayikora mu buhanga ntabwo ubaye umuswa. Oya ariko nundi ukoze mu buswa baguhaye misiyo y'ubuswa uba ugomba kuyikora buswa. Oya uyikora we kagwereka none se ayikora buswa kuko uzi cyakoza iyo uhaye misiyo y'ubuswa uyikora buhanga kugira ngo bwa buswa bukenewe bube successful butsinde. Nemeranye nawe uwahawe misiyo kujya kumbangamira imuyumbu bamuhaye misiyo y'ubuswa ayikora gihanga. Niyo mpamvu ari coordination ya daso, coordination ya police, coordination ya RIB, coordination y'igisirikare. Ntabwo ibyo bintu byapanguye coordination yose y'inzego zidakorera hamwe ariko hakaba joint. Iyo bajya bita reka ne kujya mu ntuza zabo twibasinzego. Niyo mpamvu nibyo nanjye kuvuga ndabyihoreye byaje. Ntabwo twibasinzego turi gutanga ibintu uko byari bimeze. Kandi byose ni the future TV yatumye wese hariya yari yamenye izina ryawe daso zikagota umushoferi wawe twiriwe tugendana mu modokari uyu munsi ahubwo nanegeje ko baza kwitumeneraho ibirahure kuko wabivuze bana nabasika nawe hari utwara mwajeje uretse ko atemeye kujya kuri kamera wamumaga kuri telefone ya muntu. Oya ndavuga umupolisi umushoferi wawe uretse ko twagendanye umunsi twagendanye masangaye rero hari tugiye mubaza ku kuntu bamugose n'iki nawe kambwiye ati ibintu nabonye hari nta ndi ndabibona. Nose ntago mvise ikiganiro twashize mu masaha yashize y'umuntu twari turi muri danje imwe we akaza kubona umuntu umucikisha akamunyuza ibusamo twageze amahirwe kongera guhura akanyihera amakuru yose ntiyabimbwiye se nimwabi twashize ko karubanda. None se ibyo nyine byo kubwira urumva ko ntago byateguwe buswa bikorwa buhanga. Rero uwo ngo nahabwa misiyo y'ubuswa niho nashaka gukosora cyangwa kuzuza nta munyamakuru urimo hano nta personator nta warengera urimo ariko burya nukura misiyo y'ubuswa bare umuhanga wo kumenya gusigasira bwa buswa. Mpamvu nabivuze ngo hinga mu rukorwa sarura iki ibyo uvuga ndabyumva ariko ikibazo reka twikomeza ahubwo kugira ngo tutabara umwanya wose turabwira ibyo byarweze. Ngaruke hariya umugore mu telefone ati ujye wabarira abantu wumva ko we ntabwo abikweruriye ngo akwereke ko agushinja nta nakweruriye ngo akwereke ndavuga uwizeye ngo akwereke ko bamukanze bamutiye ubwoba nubwo birigaragaza ndanabivuze azagenda yongeranya umunsi nta muntu wamutiye ubwoba full video azayizana full video atayika sese ntabwo yakunda kuko ari bigaragara ko uriya mudamu yahabwaga ibyo avuga kereka niba ajya gufata indishya nahiriya bafashe biragaragara ko yahawe script atarayihawe bashyira ko iyo video yuzuye ntuzayibona nunayibona kereka niba afata indishya nayishiza video yuzuye buriya bibaye byiza muri aya makimbirane ibintu byacu byagiye gukemurwa na Rwanda Media Commission bakabahamagaza bose kazana video y'umwimerere. Hari ibyo batajya bakurikirana ngo babi nigeze gufatwa na military police ndi umusivile ejo muri 2014 irangota na police n'iki byose na n'ubu Rwanda Media Commission rwego rwacu twubaha ntago narababajije impamvu naje gufatwa na military police ndi umusivile nta ntwaro ngendana nta musirikare turi kumwe iyo dossier yaheze ntago barayimbwira urumva ko ari amadosiye nayo nose ngiye kugira ngo umuntu Geoffrey Rutimirwa kuri Twitter sinamutangiye ikirego muri RIB 2019 hari umuntu ugeze amukurikirana wowe nejo 2019 ngiye tagiye kunuka za 2010 na kangahe na 12 na 11 2012 na 13 yatangiye kunuka nyandagaza n'ubu ibintu yagiye nyandika nabikoramo igitabo. Amafaranga y'igihugu bashora muri biriya bintu bazagiye ibindi bintu bayakoresha birahari byinshi bikira amafaranga hari ambulance zikenewe si ishema kuba biva nta nubwo tubyishimiye ariko se kuki umurwayi yavuga ibitaro bikanamuvira kuki imvura igwa ikinjiramo ugasanga wa murwayi udafite n'ikiringiti none nimbe iramufatira hari imihanda irimo ibinogo ibyo byose amafaranga batanga hariya yakabikoze ariko biterwa n'yatanga n'impamvu aratanga ikosaye time will tell nayo abanyarwanda ariko nubwo n'igihugu kandi igihugu gikorera twese ngo ari gusigasira umutekano wabo ngo ibyo bitano ntibyakuka nta mutekano ngo aya mashuri ntibayajyamo nta mutekano uzucicike bw'abana mu mashuri kuntu bangana ariko bro ku rundi ruhande biriya bintu byabo bitanga umusaruro hari abo baciye intege baraceceka bitanga umusaruro kandi bari abantu purpose bafite no gucisha abantu intege no gucecekesha abantu
ngo ntibavuge bya bindi bikakaye. Hari abo bacecekeshe baraceceka, hari byatanze umusaruro, ariko rimwe na rimwe ibintu birimo ratanga isura itari nziza. N'urugero kamwereka akantu nabonye, kandi bo barwanira kwiba nziza ngo ni wowe bayigize mbi, bari kwikosora, bari koza imyanda bashyizeho. Ariko ngira umuntu andusha gukunda igihugu gute? Ijambo kuvuga ntabwo aryumva. Abitwa ko bigisha abandi gukunda igihugu ntabwo bazusana igisobanuro cy'gukunda igihugu. Ntabwo nzakubwira ko nkunda igihugu kurusha, nawe ntukambira ko ukunda igihugu kurusha. Nuriya nawe uri kuri Twitter ntabwo ukunda igihugu kurusha. Ntawe ugikunda kurusha undi, kuko nabitwa ko ababeshyirwa ko barwanya igihugu ntabwo bakirwanya kuko bifuza kugitura. Ntabwo cyakoza wenda ikintu navuga kuri iyo ngingo, buriya iyo mbisoma njyewe ngitsa imitekerereze iciye bugufi. Nkunda gukoresha ijambo imbeho. Ni ibintu mbabona nk'abana ari ibintu by'imbeho, gufata umuntu ukamuha imodoka, ukamuha inzu, ukamuha internet, gukwirirwa tuka ngishema TV ngo yakoze inkuru y'umuturage wahohotewe mu Yumbu, ngo abaturage bagize ikibazo. Uwo muntu akajya kuri Twitter avuga ngo abaturage yagane nabo ni ibisambo. Ubwo abaturage ubu batutse. Ese uwo muntu waguhaye ko kazi ko gutuka abo bantu ayobora ibisambo? Barahari benshi babihemberwa, kandi bahemberwa amafaranga atari make menshi. Wa mwarimu wigisha kaminuza adahembwa, abitwa ko ari inkorokoro muri ya Twitter brigade, hari batayo hari n'iki, abitwa ko ari inkorokoro cyangwa abayobora izo Twitter bahembwa amafaranga. Nta mwarimu n'umwe muri kaminuza muri kino gihugu yahembwa. Kuki? Inyungu zinizihe ku gihugu? Ntabwo sindi bavugire bwo aba bahakazi bazi. Uzambarize ati inyungu mubona. Hari umuvandimwe wanjye wanditse kuri Twitter munamubarira abanga amafaranga mushora muri ibi bintu. Ari amafaranga arapfuza no kwangiza bari abantu pake yikomisiyo. Sinzi ariko bira bintu bakore niba byanditswe mu itegeko nshinga, bakagombye ko hamagazwa na komisiyo y'umutungo w'igihugu muri nteko ishinga amategeko, ni pake niko bayita, ikagombye ko hamagazwa cy'amafaranga bakoresha nabi. Uretse ko hari n'ibyo mu mategeko bavuga ko amafaranga akoreshwa ku bw'umutekano w'igihugu ntago bayakoresha. Ntabwo izira komisiyo zihamagaza amafaranga polisi ikoresha, ntabwo bayihamagaza. Iyo komisiyo ifite abihamagara hari n'abitagihamagara, nabyo hari impamvu ntaza kabaye zihari. Ariko rero bagombye kuba bahamagazwa, bagombye kuhamagara bose, bagombye kuba bahamagaza. Niba hari komisiyo ishinzwe kureba imikoreshereze y'umutungo w'igihugu, iyo komisiyo aho umutungo w'igihugu ukoreshwa hose yakagombye kuhamagaza, kubihatokora. Afite ubudahangarwa bwo kudahamagarwa. Sinzi niba hari itegeko ribigena cyangwa niba afite ubudahangarwa. Akorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akorera u Rwanda, nagomba kujya mu nteko ishinga amategeko akavuga ati twakoresha amafaranga angana gutya. Ndabyibuka 2019 mu mpera Colonel Ruhunga yagiye hari muri stade hari umunsi wo kurwanya ubukangurambaga bwo kurwanya ibyaha, yavuze amafaranga agiye kuri dosiye uko zingana amafaranga zitanzwe. Bira bintu narabikunze, ntabwo ndi mu kazi ariko narabyumvise ndabikunda. Rero nabandi bakagombye kujya bita kuko nabo bakoresha umutungo w'igihugu, ntabwo bafite amafaranga ari kuvoma handi, bagomba kwitaba. Ahubwo ikibazo cyaba kiriho kwitaba, ubundi abitaba bo bakagaragaza ko amafaranga yanyerejwe baratanga. Reka rero igihe cyari igice cyambere cy'ikiganiro cyacu kwinjiye mu gice cya kabiri ntanga facts. Izi ni facts z'ibyo nakurikiye muri kariya kagari ka Murehe, umurenge n'uwa Muyumbu, akari nakarwamagana, intara y'Iburasirazuba. Mbanza some ko hano mazi ubundi ninjiye muri facts. Pause. Abavuga ko ari itangazamakuru ry'ubwiyahuzi iteka ryose, no muri za Syria, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu hose umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye, iteka ikimenyetso cyabihwanye kugirirwa nabi. Sinzi bisobanuro watanga. Bakwaza urugamba bakorega icyaha cyo kwiyitirira kitari cyo, bakorega icyaha cyo kugambanira igihugu, gukora ibiturika, nibyo basiga barishisha, kugira nawe ubutegetsi buriho, kugendana intwaro, ibyo bahita bikorega. Ntabwo wibuka umwana bakati imyaka 25 watoraguye ipingu mu polisi cyangwa se umuntu arigendaga yaritaye, umwana arifite bahita mureka icyango cyo kwanga ubutegetsi, guhungabanya umutekano w'igihugu, ngo kwitwaza intwaro. Ipingu ni intwaro yize, iturika ni bombe. Bamukate 25 bro. Ariko Macadamia
ko namenye ko ari ibiti biteye mu ngo z'abaturage si ishyamba rya leta wenda cyangwa rya company ngo yagiye ku narahageze niba mu nkengeri wabo yinze ahantu baba hariho ibiti bine bya Macadamia narabibonye. Macadamia ku kiro kigura 200,000 nacyo cyiza kuko ikitameze neza bashobora kugwica 2 cyangwa 1,000 n'ibiciro cyiza kizavamo cyizo mbuto kizavamo 200,000 kandi icyo kiro ntago ugenda ngo uhuze rimwe ubura kimanuye yari yibye ibiro bingahe yabyibye mu murima wande ko abaturage bagiye bafite niba makuba yakuruye ibyo biti ni mu murima wande yabashije kwicara atuje cyangwa ngo gatuje asarura ibiro bingahe. Iyo muturage naramubajije ne ese zo Macadamia bavuga yibye nizande ese zo Macadamia nizande kubyo zaba zirinzwe bene aka kageni ziri umusirikare n'umupolisi nizande naho urupfu rwasamye ntutinya kujyayo niko biri siko biri aho urupfu rusinze niba umuntu ubona isura y'urupfu ugeze kurubona ariko ibyo ngiye babivuga gutyo ubwaho no bwoba kavuga ati inkuru ninyikora baramerera nabi ejo bundi utabaza waravuze ngo bishobora kuba bindangiranye iyo jambo nararivuze iyo ugeze ahantu ukabona hatandukanye naho waruri gore warubonye isura y'urupfu no narukoze mu biganza ni gute akamwereka nje nari mpari shoferi yabikubwira abaturage babikubwira hari no nabashije kubaza ufite umurima aho ngaho arambwira atariko izi Macadamia ntagiye batazibye ariko hari n'abazi bakaza kikure ntete zingahe ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ariko buri gihe uvuga ngo wabuze je nabuze umuntu numwe hari umbwira ngo arahamya ko uwo yazize kwiya Macadamia kuko nta nizo yafatamwe icyo cyo naragihamirijwe n'abakurikiranye twumvikana ikintu kimwe urabizi ko ntazo yafatamwe cyangwa ntabyo bigeze kurikirana ntware reka twumvikane ikintu kimwe genda vuga ibyo nakurikiye nawe ufite ibindi wakurikiye tubihuriza imbere y'abaduteze twumvikane ikintu kimwe niyo yaba yizo Macadamia yarazifatanwe ntabwo ari ikimenyetso cyabihwanye ko yicwa igihano cyo gupfa cy'urupfu cyavuye mu Rwanda urumva uwibye icyo cyose umuntu ajyanwa n'urukiko kuki atarasiye mu murima ari kuzimanura ekutemwa niba icyo cyayi yagikoze byemezwa n'umucamanza ashingiye ku ngingo z'amategeko ariko umucamanza nta gihano cyo gupfa nko kwivuga atanga ngo baravuga ngo bakama kwera ko ndi dash ibyo rero niba biriho niba bitariho nari mbizi Burundi niho bisiga bikoreshwa biriho i Burundi ntago ari bisiga bikoreshwa i Burundi ntago babica ku ruhande ntago baratomora ariko mu Rwanda ntago ndi buginjiremo ntanga ingero ariko uzasanga nubwo byitwa ko bidahari hari inzego ukuriye urwego n'umwungirije batagomba guhuza ntanze urutonde nabona nk'inzego nka 40 uze gukora ku buryo utari buze gukoma rutenderi ntabivuga kundi ariko hari wabiririmbye neza nawe Imana imuha amahoro umugisha aho ari ntituhazi mwana wanjye burya amoko yose abamwembwa n'abagabo akiyamure akacitsa kandi natariranya abantu raterwa gatabagana watabagara gatabaguza akajya gushaka agatsindagenera ingoma imbere y'abera mayihoro muri cyaka bisangira imbere bwacyaho gufata isuka tinoyindu